nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Matayo igice cya 16 n'umurongo wa 18. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kandi ariko barahakana bati, ntituzayinyuramo. Yeremiya 6:16. Subiremo uyu murongo. Uwiteka aravuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati, ntituzayinyuramo. Imana idufashe kandi itugire neza cyane. Ngiye mwumva ni Ndayishimiye Alphonse kuri Impandanyuma TV. Uyu munsi naje ngira ngo nsohoze icyo Umwami Imana amaze iminsi ampata mu mutima gukora. Nakoze thumbnail cyangwa se nakoze ifoto yamfashe umwanya munini nyuma y'igihe kinini nyitekerezaho, ariko nashyize ndayibona irakunda. Iyi foto mureba irimo kugenda yigira inyota cyangwa se igenda igaruka umwanya ku wundi, ni ifoto nakoze nyine nyitekerejeho umwanya munini, ariko nayikoze nshaka kugira ngo ntange iyi message. Handitseho ngo uyu munsi, iburyo handitseho generasiyo ya 2012, ADEPR icyayikomeza. Icyatumye nkora ibi bintu, Mwuka waramaze iminsi amata ngo ntange iyi nama uzanyumva. Uko biri kose dutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, kandi abantu bajya babyumva kandi bikaba byagira umumaro. Harimo umwihariko, harimo ikiraro kiri hagati y'abariho uyu munsi na generasiyo ya 2012 yahuye na perezida wa repubulika. Mu by'ukuri muri abo bantu bahuye na perezida wa repubulika mu mwaka w'2012, navuga ko hafi ya bose nta n'umwe ukiri mu nshingano, kuko icyo gihe nibo bari abayobozi, nibo bari abashumba, nibo bari abapasitoro bari bariho icyo gihe, ubwo perezida wa repubulika yahuraga n'itorero rya ADEPR. Witegereza neza kuri iyo foto ariho, urabona ko hirya hari logo ya repubulika, hakaba na logo y'itorero rya ADEPR, kuvuga ngo wari umwihariko w'itorero rya ADEPR mu buryo bwihariye. Ni ikintu rero gikomeye. Yavuze ijambo rikomeye ati, nubwo mwantumiye bisa nkaho bitinze, ariko ntabwo naburaga kugomba kubitaba. Yabahaye ubutumwa bukomeye. Rero nje nshaka kuvuga iki, bayobozi muyoboye itorero ubu none, cyangwa se muri mbese hejuru on top, inkoni mufite, yewe Mwuka yansunikiraga yuko navuga ko hakwiriye kubaho connection. Urabona hariho nyine connection cyangwa se imbaraga zikwiriye kuba ziri hagati y'ibi byiciro byombi, abahoze ari abayobozi bo muri icyo gihe n'abariho ubu ngubu. Kubera yuko ikosa ribaho akenshi iyo umuntu asimbuye undi ku buyobozi, byanze bikunze ntabwo uba uje guhera kuri zero, cyane cyane muri ugusimburana nyine gusanzwe, bitabaye ntabwo ari kwa ndavuga ibijyanye n'itorero. Yego, n'itorero niyo kubigeranya wenda n'iby'ibihugu n'ibindi. Icyo nshaka kuvuga ni uko usanga abari abayobozi muri ibyo bihe, hari bamwe bagiye bava ku buyobozi, cyangwa se bicajwe muri iki gihe. Hari amatorero amwe ameze nk'ayabataye, ku buryo usanga akaba yakicara mu iteraniro ntasenge, mbese ukaba ari umuntu uri aho ngaho washyizwe ku ruhande. Mu by'ukuri ku imbaraga itorero ryubakiyeho, aba bantu, iyi generasiyo
yahuye na perezida, kuko ntekereza ko abayobozi bariho ubu ngubu nta munsi perezida wa repubulika yari bwafate w'itorero wihariye ngo aze kurireba nka ADEPR. Icyo gihe abari bariho icyo gihe, generasiyo iriho icyo gihe, abari abapasitori, abari ababwirizabutumwa, bamwe imyaka yaruzuye bajya mu zabukuru, abandi impinduka zitandukanye zagiye zituma bicazwa bavanwa mu nshingano, kugeza kuri ku cyiciro cy'ejo bundi cyatumye bicara bava mu nshingano, ariko bagumana titire z'imihamagaro. N'abarimu bicaye, n'abapasitori barimo bicaye bafite umuhamagaro ariko batakiri mu nshingano. Ariko usanga ibyo hari aho bivugwa mu magambo gusa, yes, bikavugwa mu magambo gusa, ariko mu bikorwa abantu barajugunywe baba ku ruhande, badakora, ari abantu nyine baretswe bari hariya hirya. Ariko icyo nabonye kimwe ni uko bikwiriye yuko hakwiye kubaho ikiraro, ku buryo abayoboye itorero ubu ngubu bafite inshingano, ubu ngubu bafite inkoni mu biganza, hari ikiraro kigomba kubahuza, ku buryo nyine bafite uburenganzira, bisanzura, bafite itumanaho riri strong, nk'uko iki kiraro ubona gikomeye kiri hano hagati yanyu, cyangwa se kiri hagati y'abayoboye itorero ubu ngubu n'abahoze bariyobora, hakagira uburyo bwo kubakonsora, kubana nabo, yego abakoze nabi bagahanwa, bakanakuruzwa umwuka w'ineza kugira ngo bihane, ubuzima bukomeze. Yego, ubwo rero ijambo nasomye rya mbere, iri torero guhindagurika k'ubuyobozi ntabwo byigeze ubyumva hasi mu matorero cyangwa se imidugudu, ntabyo wigeze wumva, ariko hejuru nyine byagiye bihinduka. Guhinduka rero ni ibintu nyine bijyanye n'uko isi imeze, ntibyabura, ariko ufashe ubuyobozi, uri mu buyobozi wese aho ari hirya no hino, kuko si umuvugizi uwo mwera nyine akwiye kuwukwiza, ariko buri muyobozi akabyumva akabyitaho, kuko hariho ababonye ubuyobozi bamera nk'abagabanya ubwami, ku buryo mbese uwabaye mu bwo asimbuye akamuhigisha uruhindu, akamusunika, akamuhirika, ku buryo ntiyasenga, ntiyakinyagambura, kumva aho yicaye mbese ni ikibazo, ku buryo usanga hariho ababa barahungabanye, ku buryo abatambuka afite ubwoba. Yego, kandi harahari. Niyo mpamvu rero mvuga nti icyiza ni uko iki kiraro gikwiye kugumamo, ntihabemo umworero umeze nka wa wundi wari uri hagati ya Lazaro, wari umukene, wari uri mu gituza cya Aburahamu, ndetse ngo abe ameze nka nyamutunzi wari waguye mu mwobo w'ikuzimu arimo gushya, ku buryo nta kintu cyabahuza, kuko itorero rirakomeje. Kandi ikindi cya kabiri, fondasiyo y'ibiriho ubu, iterambere ririho ryose, birimo gukorwa byose, iyi generasiyo niyo yabyubatse, ya 2012 n'abandi inyuma iyo ngiyo hose, iyo bari bariho, nibo kuvuga ngo bubatse, nibo fondasiyo y'iby'itorero ririmo kubakiraho byose, kuko buri kimwe cyose, yaba insengero zatashywe nshyashya, yaba izi nyubako za Dove Hotel turimo tureba, yaba televiziyo irimo gukora ubu ngubu, yaba radiyo, byaba ibiki byose ni abangaba. Kuba impinduka zaraje zigatuma batagikomeje kuba bafite inkoni yo kuyobora uyu munsi, ntabwo bikwiriye gutuma ba bantu bakwiriye kuba bari ku ruhande, nk'uko Yesu yavuze avugiye muri Matayo igice twasomye, abwira Petero, kiriya gice cya 16 umurongo wa 18,
aramubwira ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Bivuze iki? Bivuze ngo ni imbaraga zishyigikira itorero ryubatse ku rutare, kuko hari imiyaga myinshi yagiye irihuha ku buryo iyo riza kuba ritubatse aho ngaho riba ryarikubise hasi bikarangira. Impamvu mvuga ibi nyine ndabwira ba nyirabyo, yego, kugira ngo b'abanyamasengesho, b'abavugabutumwa b'abanyamasengesho, ubu hari abavugabutumwa muri icyo gihe ari abapasitoro bacecetse, batakigenda, batagitumirwa, kuko nyine ngo batakiri mu nshingano. Ariko ntabwo umuntu abwiriza kubera yuko yari afite inshingano, abwiriza kuko nyine umuhamagaro wo kubwiriza umurimo. Niyo mpamvu rero abavugabutumwa batumirwaga bakwiye gukomeza gutumirwa. Abari abavugabutumwa, abapasitori ba hirya no hino, ugasanga nyine bahise babicaza nyine ku buryo nyine byarangiye nta bindi, ubwo nyine byarangiye, ariko ntabwo byarangiye. Hari abapasitoro batakihabwa udututi ngo babwirize. Kubera iki? Ngo nyine ngo byararangiye, ngo ubwo ngo ni ibyo. Kandi nta cyaha cy'umutima yaguyemo, nta torero, ni muzima rwose. Rero kugira ngo itorero rikomeze kuryoha, ntawe uzaza ngo abohoze, si nk'igihugu ngo umuntu aragifata ntawe bazahirika, ahubwo navuga nti abayobora nibayobore, ariko umuntu wese mu mpano ye nuko yahamagawe ahabwa uburenganzira, akore, abwirize, akora umurimo w'Imana. Niba hari n'utannye gato, ayoborwe neza, adahutajwe, kandi nzi ko ibi bintu bizagira umumaro, nizo zizahinduka imbaraga zacu, bitume buri kimwe cyose kigomba gukorwa kigenda neza, kibyara umusaruro, itorero riryoherwe, abantu bakomeze kwishimira mu mwami. Kuko nyine iyi miyaga ihuhayo ntabwo izabura. Yesu yarabivuze ngo ntabwo ibigerageza bizabura kubaho, ngo ariko ubizana niwe uzabona ishyano. Ikintu kindi umwuka wera yansunikiye kuvugaho ni uko abayobozi bayoboye uyu munsi bakwiriye kubaririza ngo ese icyatumaga mu itorero habamo gusengera abarwayi bagakira cyari iki? Icyatumaga bazana abarwayi barwaye indwara z'abadayimoni bakabasengera, bacagaguye iminyururu, bacagaguye ibintu babohesheje, bakagerageza bakabakingirana mu inzu bakazimenagura, inzugi bakazicagagura, bakavamo bakagenda, ariko bahura n'imbaraga z'amasengesho, wa muntu agaceceka, agatuza, bakamutahana ari muzima, akavamo umugore mwiza ubashije kubaka urugo, akavamo umugabo ubashije kubaka urugo, akavamo abasore beza bahari hirya no hino mu gihugu. Ibyo bintu byari bimeze bite? Niho rero nahawe rino jambo ryo muri Yeremiya 6:16 ngo Uwiteka aravuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo. Imana idufashe kandi tugeza cyane. Birasaba yuko abayoboye itorero uyu munsi habaho kubaririza inzira za kera. Inzira za kera bisobanuye ngo uburyo umurimo wakorwagamo, kuko ntabwo itorero rya ADEPR ritangiye none uyu munsi, oya, rimaze igihe, rimaze imyaka. Rero iyo myaka icyatumye ribasha kubaho kugeza uyu munsi, ngo hakwiye kubaririzwa byagendaga bite. None uko kubaririza ngo byagendaga bite, nizo mbaraga z'abarimo kuyobora uyu munsi bizabafasha kumenya uko bari gutwara itorero, ku buryo abagenda badukana ibishya
hatazabaho kubifata nk'ibigezweho, ahubwo kugundira za nzira za kera bizarinda abera, bizarinda abahamagawe n'Imana babe amahoro kandi bamenye uko bagomba kugenza ibigenzerezwa mu nzu y'Imana. Ikintu gikomeye rero ni uko ubu hariho ndumva ariko nzakivugaho, reka mbe nkihoreye, ariko abarimo kuzamo cyangwa se abarimo uyu munsi abenshi nyine ni aba.com, ni abantu baje none uyu munsi. Iby'inzira za kera baravuga ngo birashaje kandi na ba nyirabyo bajyanye nabyo, mureke dufate ibintu bishya. Kandi Yesu aravuga ngo uko narindi kera n'uyu munsi niko ndi, ntabwo nigeze mpinduka. Rero abantu bashaka gukora update cyangwa se guhindura ibintu cyangwa se kugira ibintu ibigezweho uyu munsi mu murimo w'Imana siko bimera, ahubwo ijambo ry'Imana muri Yeremiya riravuze ngo nimuhagare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo. Birasobanura iki? Nuko hakwiye kubaririzwa, gushakashakishwa ahantu hose hari inzira nziza, hari imikorere myiza abatubanjirije cyangwa se abatubanjirije muri uyu murimo bakoreshaga. Ibyo bizabyara imbaraga zituma tugera ku musaruro neza kandi mu buryo bwiza. Ariko nihabaho kudakora ibyo, bizateza ikibazo itorero ririho uyu munsi, kubera yuko iki kiraro kizacika. Nikimara gucika rero nta kintu kizaba kikiduhuza n'aba babyeyi. Tuzamera nko mu gihe cya Ezira ngo barimo gusana inkike, gusana urusengero, ngo urufatiro rumaze gushingwa, bakoze celebration, baranezerewe cyane, urubyiruko rutari ruzi iby'urusengero. Baravuga ngo Imana iraduteturira, dutabaye rwose, idukoreye ibitangaza yuko natwe twubakiye urusengero. Ariko ngo abasaza bari bazi urwa mbere uko rwari rumeze, nuko fondasiyo yari yubatse, barebye urwa kabiri uko rurimo kubakwa, ngo abasaza bo bararira, noneho urubyiruko rwo rukagira ngo abasaza bagize ibiki, bishimye, ariko kumbi barababaye, bitewe n'uko ibyo barimo kureba bihabanye n'ibyo bari bazi. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Rero abasaza cyangwa se abantu bakuze mu murimo no muri guverinoma baba bakenewe, kuko nta hantu umuntu mukuru adakenerwa, kubera yuko niyo mpamvu bavuga ngo umusaza yapfuye iba ari inzu y'ibitabo ihiye. Iyo agiye ntawe yaganirije, ntawe ibyo afite yabihaye, iba ari inzu y'ibitabo igiye, kubera ko hari amateka, hari n'ibyiza biba bigiye, abagendanye, abadasigiye abantu. Yesu adufashe kandi atugereza cyane. Rero abayobozi muri hirya no hino, wa mudiyakoni we, wa muririmbyi we, ibaza imbaraga zafashaga abaririmbyi imbere kugira ngo baririmbe umuntu aze kwihanarira yumvishije indirimbo, ahubwo ntabyine ngo icyunzwe kize ngo abyinane namwe, ahubwo mwatangira kuririmba ubwoba bugafata abantu, ku buryo abantu bagiraga ubwoba bw'indirimbo zirimo kuririmbwa, ku buryo batinyaga abaririmbyi, ku buryo baririmbaga umuntu akumva indirimbo imeze nk'aho irimo gusohokana inkota ikeba, ku buryo barangiza, hari igihe abaririmbyi baririmbaga bagasoza kuririmba abantu baza kwihana. Kubera iki? Ni inzira za kera banyuragamo. Ibyo abaririmbyi barimo kuririmba uyu munsi bakwiriye kubimenya. Twibaze impamvu hari abantu bakinaga umupira bafite impano mu buryo butangaje, ariko iminsi bari mu bibuga barimo bakina
hari imbaraga zabacyashye zibakurayo. Wibaze ngo ni iki cyakuyeyo mwene data ko nzi ko yari afite impano, akaguru ke rwose karindwa, ariko nkabona avuyeyo. Ni iki cyamukuyeyo? Twe kureba ngo bigezweho, no, ahubwo tubaririza inzira za kera ngo ibintu babikora gute, babigendagamo gute. Ngaha hantu hari imbaraga zacu. Ndumva ari umwanditsi w'imigani wavuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, ngo ni n'imbaraga zacu, ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu adufashe kandi atugenza cyane. Ubwo rero uyu Yeremiya yabibwiraga Abisiraheli ngo babarize inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo. Ariko haravuga ngo abe ariyo munyuramo, niho muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo, Imana idufashe itugenza cyane. Kubera yuko hariho abayobozi batinya gucokoza iby'ibihe byo gusenga no kubana n'Imana, kubera yuko bazi neza uko bagenda n'uko bakora bishobora gutuma baba exposed, cyangwa se bashyirwa ku karubanda, cyangwa se baseba, bamwara. Kubera iki? Kubera uko bitwara n'uko bakora. Bagatinya rero guhagurutsa ibyo bihe byo gusenga, banga ko babigwamo, bigatuma bimika bakanagendera mu bihe bisanzwe by'aho ngaho bya nta kigenda. Ariko nshuti yanjye rwose, bayobozi b'itorero, imbaraga z'iri torero nuko habaho gushimikira cyangwa se kugundira iby'inzira za kera nziza zose, zikarindwa, zigashyigikirwa, zikaba ari nazo zishyirwa imbere. Bizafasha ko iri torero rizakomeza kugenda rigwiza imbaraga, kandi Mwuka Wera agakomeza gukorana natwe. Gusa twabishimikira tutabishimikira, iri torero ryubatse ku rutare. Icya kabiri nuko nihabaho kutabyitaho, unumva ni Uwiteka wabwiraga Abisiraheli ngo nibagera muri icyo gihugu bakamwihakana bakamuta, igihugu rero agambiriye kubatera maze akibaranduramo, ariko icya kabiri kizabaruka. Umuyobozi wese utifuza, utanafite inyota yo gushakashakisha iby'inzira za kera, uko abandi bayoboraga amatorero, abantu bakuzura Umwuka Wera, Imana igakorana nabo, igakora imirimo n'ibitangaza, udashaka gushimikira ibyo, akaba afite inyota y'ibindi yumva yashyira imbere, uwo nawe yitegure ko sisiteme izamuruka agavamo akagenda. Ubwo rero uyu Yeremiya aravuga ngo ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Hariho abayobozi babyanze pe, babyanze. Ariko ndagira ngo habeho kuremwa ikiraro, ku buryo hagira inama zihuza abahoze mu buyobozi n'abariho ubu ngubu. Mwashyizeho umuntu ukora muri minisiteri, mwashyizeho umuntu ukora mu bucamanza, mwashyizeho umuntu wigisha muri kaminuza, ufite ubucuruzi akoramo. Uwo muntu ntabwo afite igihe cyo gusenga nka wa wundi wari warabihamagariwe, ari ubwo buzima abamo. Kandi sisiteme uko imaze kumera, kwiyegurira uyu murimo gusa, keretse ari Imana ibwiye umuntu ngo bikore gutyo. Ariko ubu ntabwo byakongera kwemera nk'uko mbere byahoze, kubera yuko abantu baravuga bati rero ndabona ibintu byaha bitura bihinduka, kwiyegurira uyu murimo ejo bakongera bakakwirukana, ntabwo byakunda. Ni nayo mpamvu rero bazajya bakora bike, babasha gutangira raporo, ibindi bijya indani n'ubwina no gusengesha abantu n'ibindi, bamwe ntabwo bazabishobora rwose, ahubwo abantu bazarushaho kugenda bagwingira mu buryo bwo mu mwuka, noneho bizarangire abantu bagwijije iterambere ry'ibifatika bigaragara, ariko mu mwuka abantu baraguye ari abapagani, kuko bayobowe noneho n'abapagani badashaka ibyo bintu, batanabihaye umwanya. Icya kabiri, abatabona umwanya wo gusengesha abantu no kubyirirwamo, ntibisobanuye ko ari abapagani,
ariko hariho abarimo bameze batyo, bateye batyo, bakora batyo. Icyo mvuga nuko iki kiraro gikwiriye gushyigikirwa, hakabaho ubusabane n'imibanire, abantu bakabana neza nta ngingimira, kandi hakabaho guhabwa icyubahiro kuri abo bantu. Aba bantu ni bakuru, bakoreye Imana, fondasiyo iri torero ririho nibo ryashingiyeho. Imana idufashe kandi tugenza cyane. Ibwo rero umuntu wese wanze inzira nziza, wanze kunyura mu nzira nziza kugira ngo ajye gushakiramo ibyiza, uko igihugu cyarutse, uko igihugu cy'amasezerano cyarutse Abisiraheli, ni nako sisiteme izaruka. Buri umuntu umwe wese uzagerageza kugenda atambitse ibirenge cyangwa se adakurikiza uko Imana imuyobora, ntabwo bizamuhira, bizamunanira pe. Yesu adufashe kandi atugeneza cyane. Ndagira ngo rero nsoreze ahangaha, ariko nkubwira ngo ikomeze ku rutare mwene data, wizere Kristo umwami n'umukiza, azakubera urutare rukomeye rwo gukingira no kubana nawe. Yesu umwami wanjye akomeze kubana namwe kandi abashyigikire, mube maso, kandi rwose gukiranuka kwanyu kube kuzamutse, mwere kandi muhe Imana icyubahiro. Turabakunda cyane. Ijwi mumvaga ni irya Ndayishimiye Alphonse kuri Impandanyuma TV. Data wo mu ijuru abampere umugisha kandi abakomeze ibihe byiza. Murakoze cyane. Amen.